Muraho inshuti bavandimwe bakunzi b'Inama TV. Uyu munsi bagira ngo tuganire nanone ku butumwa nahawe n'umukunzi w'Inama TV. Muze tubiganireho twicaye, ariko ndabinginze iki kiganiro ntimukizanemo politike, turabiganira gusa nk'abantu bafite ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe. Nibyo tugiye kuganiraho, ntihagire ubihuza na politike. Murantunga rwose, ndabinginze ntihagire umuntu ubihuza na politike. Ikaze. Kugira ngo rero dutangire neza ikiganiro, muranyemerera mbumvishe audio y'ubutumwa bw'umuvandimwe watwandikiye adusaba ubusobanuro. Ni umuntu ukurikirana cyane ibiganiro by'Inama TV. Nawe ndagushishikariza yuko niba hari icyo ufite wumva ukeneyeho ubusobanuro kiganisha ku buzima bwo mu mutwe, n'hésitez pas, watubwira tukagerageza gushaka ubumenyi, gushaka ubusobanuro bw'ikibazo ugaragaje. Reka tumukurikire twumve. Amakuru Emma, warakoze kuduha ubusobanuro ku kibazo twari twabashije ubushize. Ubu rero mfite ikindi kibazo. Ku musozi w'iwacu hari umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yiciwe umugabo, yicirwa n'abana, hanyuma umugabo wamwiciye yahamwe n'ibyaha arahanwa, nyuma aza kuza kurekurwa. Ariko aza kuza gusaba imbabazi uwo mubyeyi, barababarirana. Nyuma nyine umugabo atangira kujya aza kumufasha imirimo yo mu rugo, harimo nko kwarira amatungo n'ibindi. Ariko uko iminsi ihita haza kuvamo n'ibindi by'uko ubu noneho aza no gukama inka mu rugo. Ubwo abantu bakuru murumva icyo nshatse kuvuga. Abantu rero iyo bagerageje kumwegera uwo mubyeyi ngo bamubaze, ababwira nabi, akababwira ko uyu mugabo ari we muntu wenyine yabonye umwitaho, umukunda by'ukuri. Rero nagira ngo nkubaze, ese aya ntabwo ari amahano yaba yaraguye? Nkawe wabivugaho iki? Urakoze. Murakoze rero, twafatanyije kumutega amatwi, mwumvise ikibazo ko kiremereye, kiranababaje. Ariko icyo namubwira nibyo koko, iyo umuntu yumvise inkuru nk'iriya bimutera kwibaza byinshi. Birababaje, rimwe na rimwe hari n'ukuntu wumva binaguteye umujinya, hakazamo kurakara no kutumva uriya muntu. Uriya mubyeyi rero, nk'uko mwabivuze yuko yatangiye yiyumvanamo n'uwamuhohoteye, akagerageza no gushaka no kwiyunga nawe. Uyu munsi mukaba mwumva urwo rwego bigezeho. Ni ibintu bijya bibaho, gusa bigaragara nk'uburwayi, bikanitwa mu by'ukuri n'ikibazo cyo mu mutwe. Ni ibyo mu gifaransa bita syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm ni iki? Muri Suède niho haba umujyi witwa Stockholm. Higeze kubaho inkuru yababaje benshi, ariko inatanga ikintu kimeze nk'igihu ku mitekerereze y'abantu. Umuntu w'umunyabyaha, w'umugizi wa nabi, yashimuse abana. Abashimuse abana nabo igihe kinini, aho baje kumutorokera, aho baje kuvira aho yari abashimuse batwawe n'inzego z'umutekano. Abana babatse amakuru kugira ngo batange ubuhamya buzashinja bunashinjure uwo ari we wese waba waragize uruhare muri icyo kintu cyo kubashimuta. Ariko inzego zatunguwe cyane no kubona urukundo, impuhwe abo bana bari bafitiye uwabashimuse. Kuva icyo gihe rero, iyo umuntu agaragaje urugwiro, kwiyumvamo, kugira amarangamutima menshi ku muntu wamuhemukiye, ukabona rwose aramukunda cyane, ntanabona yuko yamuhemukiye, nibwo bavuga ngo uyu muntu afite syndrome de Stockholm. Ni ryari rero, ni ibihe bimenyetso bigaragaza icyo kintu cyitwa syndrome de Stockholm? Ku busanzwe iyo umuntu aguhemukiye akakubuza kubaho neza,
akagukura mu buzima bwiza, akakuviyora mu buryo bw'uburenganzira bwawe, wakakwiye kuba umubona nyine nk'uwo muviyoreri cyangwa ukamubona nk'umunyacyaha, ukamuhunga. Niyo wamubabarira aho kantu ntukibagirwe, ugahora ufata distance hagati yawe nawe, kuko n'ubundi kubabarira ntibivuze kwibagirwa. Ariko igitangaje kuri ubu burwayi cyangwa se kuri iki kibazo cyo mu mutwe ni ukuntu ahubwo uyu muntu victime w'iyi violence usanga aho ubusobanuro cyane uwamuhemukiye, akabona rwose uwamuhemukiye yari afite impamvu, akamwiyegereza, akamukunda, ukabona amufitiye urugwiro no kumuprotectinga igihe cyose hagaragaye impamvu zagaragaza ko uyu muntu ari ikibazo. Bitangira ari ibintu byoroshye, aho mu victime aba yumva koko ko arimo arengana nk'abandi, ariko noneho kuri manipulation ya wa muviyoreri, ni ukuvuga kuri cya bintu byo kumuca hasi, akamujijisha, akamuzanaho uburyarya, akamukorompa mu buryo bw'imyumvire, wa muntu warenganaga birangira asigaye yumva ukuri nta wundi ugufite usibye uyu muntu wamuhemukiye. Rero no kuri jenoside ntabwo byadutangaza cyane hagaragayemo abavictime bayo, abarescape bashobora kudevelopa, bashobora kugaragarwaho n'iki kintu cya syndrome de Stockholm. Kirigaragaza nko muri iyo nkuru muri bo mutubwira, kuko niba umuntu yarakwiciye umugabo akakwicira abana ukamubabarira, ni byiza kubabarira, biraruhura, binatuma unatangira n'urundi rugendo mu by'ukuri wa musaraba wawushyize ku ruhande. Ariko iyo bigeze ku rwego rw'uko umutumira mu buzima bwawe bwite bumwe bwo mu indani bushobora no gutuma umujyana ku kiryamo, biba byarangije kurenga bwa bwiyunge, ahubwo biba byatangiye guhinduka patoloji. Niyo mpamvu rero icyo kintu turaza kugisobanura mu kibazo, turabishyira mu kibazo cyo mu mutwe, kuko uyu muntu ntago abasha kubona neza ko uyu munyabyaha nubwo yamubabariye si uwo mwanya akwiye kuba amushyiramo. Ntabwo akwiye kuva mu mugizi wa nabi, mu bwicanyi, ngo ahinduke umukunzi, ahinduke umuntu ugufasha muri byose. Igitangaje gikunze kuba kuri bano bantu bafite iyi syndrome de Stockholm ni uko bigera ku rwego yumva adashobora kubona umutekano ahubwo atari kumwe na wa wundi wamuhemukiye, kandi agumana santima cyangwa se ibyiyumviro by'uko cya kintu cy'umutekano muke, cya kintu cyamuteye ubwoba mu buzima kikiri hafi aho, kitarashira, kitararangira, ko umuntu yizeye neza ushobora kumurindira umutekano, ushobora kumuha amahoro, ari wa wundi nyirizina wakimujyanyemo. Rero byumvikane neza ko bizitwa syndrome de Stockholm igihe uyu mu victime atabasha kurealiza, kubasha kumenya yuko icyaha cyamukorerwaga cyarangiye, hatangiye ubundi buzima bushya, ko akwiye kwipozisiyona nk'umu victime, akamenya ko uruhare rwa buro cyangwa se rwa viyoreri bw'uyu mwicanyi ari ruriya, ko niyo yamubabarira bitavuze yuko bashobora kuba umwe mu rwego rw'ubucuti bwimbitse. Ibi rero turabibona, gusa nongeye kubasaba mumbabarire cyane, ntimubishyire muri politiki, kuko ntabwo bisobanuka muri politiki, ahubwo birasobanuka mu burwayi bwo mu mutwe, mu buzima bwo mu mutwe. Abakurikiye filime yitwa Casa de Papel cyangwa se mu gifaransa ngira ngo bayita Braquage de Stockholm, mu cyongereza ni Money Heist. Abayirebye muze kongera kwibuka neza umubano w'umusore witwaga Denver n'umukobwa witwa Monica. Umukobwa witwa Monica yakoraga muri banke, Denver ari mu bisambo byaje gufata iriya banke. Ubwo abayibonye murahita mubyumva. Ni uburyo bwiza rero bwo kureba icyo, ni urugero rwiza rwahita rukwereka ko bibaho ko umuntu ashobora kugirirwa nabi bikarangira asigaye aho ubusobanuro uwamugiriye nabi, akumva wa wundi wamugiriye nabi yari afite impamvu, ko kandi rwose ari umuntu udakwiye gukorwaho n'abamugaya n'abamunenga, ko ari umuntu we ahubwo ari we wenyine ubasha kumwumva. Murakoze rero, niba wakurikiye ikiganiro cyacu ukagikunda, wakora subscribe, wakora like, ushobora no gushyiraho comment ukatubwira ibyo wifuza ko twanoza, cyangwa se ukaduha igitekerezo cyawe.
izaba ari inkunga ikomeye cyane duhaye. Ushobora kandi no guca mu gikari, murabona munsi hariho nimero za telefone zacu, ukaba watubwira n'iyindi topic wifuza ko tuganiraho. Yari Emmanuel, mwari muri kumwe, ndi psychologue clinicien. Mugire ibihe byiza.